aribura kumviza amahirwe n'akabona akabumbi kari karakuze akazi nakabonye byarasa ndabona ifunga ngezeyo kagora isaba kagora isaba kazi ni kazi ndabona wahamaze namarebye wa mugabo ko nananiwe rugikubita arabura amabuye arabura amabuye aya mabuye ni ukubwira mu kirakagera akayazana kubera ko twasukuma hano ubu ngubu none urabona ko naguze ikintu kindende impanuka ubu ngubu kindende impanuka none icyo kintu wagikuye wa mugabo none ugira se ni iki cyonyine ubu ngubu akazi nakabashije none wari umuyede wabaye umufuka nakabashije gusa shaka ndi kutigaza ubufundi wa mugabo we ugira iyo waguze igikoresho ugira ngo akazi nuba wakize ntose wa mugabo we birangiye ugize umufundi cyedura kiturekeye n'abagore n'akamambiri zo kujya nkora akazi kamambiri twagira ngo ni za ruganda izi none nari narabuze akazi mpita mu kwiga ubufundi kose warabwigeje muwe ubufundi ntabwo wigiye narabwigiye akazi kari karabaye ibura mpitamo kujya kwigira igifundi rero kayitanire urabona nanjye ejo nagiye kumva ngaramye nagiye kuvuga ngo yanzanirwa ko ari ikirari kari icyarire ngaramye rero ngiye kumva numva ijwi ryiza ati numva yangitwe telefone yanjye irasona yego ati umuntu waba unyurutse n'uwahera ngiye kumva numva n'umucyara arambwira ati ejo muramukire mu kazi ati shano nanjye nagiye kumva numva ngo ugomba gukorana na Bede niyo mpamvu nanjye naje nabyambariye nitwaje n'ingofero ariko ndabona umusozi wawo hanana ntako utageze wamaze ikintu kuri utabona akazi wagira ngo urakabonye ukakitesha ntabwo wakitesha ahubwo duhaguruke dutangire dukore nuko mbona hatari hageraho ahantu h'igipande
aho yahaguruka ndawe ariko ufite n'inzara. Oya kujya hejuru byananiye wa mugabo we. Ufite n'inzara si gusa. Zaniho. Vuba tuzaze tugira dushyiraho amabuye. kandi iri gukuka abeshya ni nyabakecuru tumumugeze uyu munsi nk'ucyo amabuye ntituza kuyatera rero tuzaza duhere kuri fondasiyo. Se ubona hano twahasize 0 n'igice, noneho tuzahita tuhegeza gutya kugira amazi naza atazatwara uno mukingo. Ariko nabivuga ngo umufaburikano hano wapimye ute hano to ni 0 n'igice twahasize kugira ngo hano tuzahirikira hano rugo. Uyu mugabo se umuteka ibikomoka byambi hano wapimye ute veno we wapimye ute koko akazi kanakozwe gutya rero tuzaza dutereka amabuye. Wowe umucanga uzajya uwukura hirya iriya. Umucanga ni ukuzawukura hariya hirya wahabonye ubundi. Umubose umukire yahise awuhamena. Umukire afite gahunda bye ariko no mukingo tuzawuzamura wa babiri kuko hano hantu hano tugomba kuzana ubugona kuko ano mafaranga ni menshi. Noneho ngiye hari ikiraya nzahita njya kwishyura. Uranganje no guhita nshakamo umugore. Singiye ikintu kimbera cyiza. Buri iyo nzanye indaya y'ijoro rimwe ibayambereye umugore. Ariko nawe ukuntu ukinye saburo cy'abagore ugakabya. None se ugira ngo ntabanunzwe neza. Ariko nose ko ari bo batubyarabuzwa n'iki kubakunda. Hari akana mfite hariya ngo kazi ko ngo tuzabana. Dushamuza abantu ute mbona yikigeramo akazi kakabura uzagatungisha iki. Umukire byatare ubwo reka twoza bino bikoresho tunatahe tunaganira dore ko tutari tunaherukanye. Oya ni mu gihe birayi musaza. Njyewe iyi ngiyi niyo laptop niyo computer bya bindi bavuga ngo electronic abanza kaminuza mu diploma machine niyo kaminuza yanjye sha. Njyewe natangiye gufatika papa nyereka ati umwibu nubwo nageze aho ngaho bikaza kumbera so. Tube dutambika tunaganira se twari duherukanye kuyacira. Naringiye kugenda nanirinda kaburimbo. Wagize cyakwicuza cyakunyaga binagazi by'abakire ubwo bitwara ubuzima bw'abantu. Nabonye birinda ko hari n'igihe urubuye rugira kubuka rukaba rukubita gukora. Bakubita gukora bigatanga ubuzima. Na Beka tugeze aho dutandukanira. Reka nanjye kwa ko naramye ariko nuko uzagira ukaza kunsura. Gusura sibyo byaba ntabwo byabura nzakureba. Haze ejo bundi waje kunsura ungwaho hari ukuntu nimereye. Aha nabonye wari ufite umushyitsi. Nari ufite umushyitsi nunguye. Ariko nawe ukuntu dukomere yayo. Musaza fasha ukunguku rero. Bafata gutyo tugire dutahe. Tuzahuza.
nta mazi mfite nta nkwi ziraha uno mwana kuko nzamenya mushakira umwana asigaye azerera kandi ugiye kumukangukira pe simbana uko agiye kumbana marine kabisa uze Mana Shanta umeze Shanta umurami ibiganza we nawe uzi neza byateye ndabona aho gikomeje byose ndabona kiri mu gakiza n'agatambaro ujye ugakuramo no kuri iri zuba yego wako umurimo w'Imana muri iyi korona udasenze gusenga usanga ntabwo yazavamo pe umva njye nararekeye nabonaga senga urasenga amanywa nijoro njyewe ubu ngubu naragurutse narabibahariye mwebwe mujye mukomeza mu misenge natwe mudusengerere kuri gusenga nuko umusore nsigaye nanasuka nkanigendera nkambara n'ipantaro ese naho bigeze sinzi ibyo uri gukoresha uhora uteze igitambaro kugira ngo njyewe reka mbibwize njyewe ubu ngubu nsigaye mfite abagabo ubu ngubu natse rimwe nk'amaguru wabona bakajya banyereza amafaranga uhawe n'abagabo ariko noneho umva uzi ko ujya unsetsa na n'ubu utaramenya n'aho iterambere rigeze aha iterambere se ryo mu bagabo umva bampa amafaranga bakampa buri kimwe umva inzu barayishyura bakaba amafaranga yo kurya umva imiceri baradeka reka sinakubwira nawe ngo urimo urasenga umva ujye ukomeza usenga wenda Imana izajya idukoresha twebwe tukuzanira sinabara cyangwa ntabwo ibyo uvanye mu bagabo nabyemera rero njyewe negereza ikintu Imana yo mu ijuru izazana nkabona yavuze ati igakoresha nk'abakozi b'Imana ikabakanzanira ariko ubundi ntabwo ibyo ngibyo ngiye kuye mu bagabo nzabyemera ntuzanibeshye ngo bihingukane mu izina rya Yesu ariko none ubu mbaye satani rero ko ntwakesha mu izina rya Yesu ese ubundi wa mwana wawe ari hehe ko mbona ntawe urimo ndamuhaye uruhushya rero ngiye ajya gukina n'abandi bana gusa abandi bana ntibazamugira ikirara hoya njye naramureze mwigisha gusenga ibintu byose ntabwo rero yahinduka ari uko ageze mu bandi uba yenda nari gusuye ngo numve uko umeze dutereho n'abiri nawe ubundi njyewe nyine mva biraho byarahindutse ibyo ngibyo uzabyihorera umva Imana yonyine ntizanyihindurira nizi ukuntu bizagenda barengeye kuzicwa n'inzara nta mwenda agira nta kintu iyo wasenze biraza kandi uzakomeze no kuri gusenga gusenga ni byiza cyane aha umva kangende baramugiye nani bari yego mwiriwe nta n'isoni wiriwe hehe kuva mu gitondo nta n'isoni nyine nari nagiye gukina n'abandi bana cyareka nze nkwereke wagiye gukina n'abandi bana ndaguha uburenganzira icara hano n'isoni icara ahangaha tubisobanurire neza kugira ngo nawe uburenganzira nta soni niko wari wagiye icara ese bundi umuntu uzagireka icara nta soni oya buretse uzongera kujya kuzerera ariko genda kugenda none njyewe none kugira ngo narakomeze njye gupakira ibyanjye bite nigendera kwa nyungu ubu urangarira hehe muri ibi bihe bya covid ngo njyewe ndigende ngagenda nzaba mbarirwa ibyawe wihute ngagenda genda mama we
Halo sheri. Ewa ntago duherukanye sheri wanjye. Bibaye byiza waza tukararana ko nkukumbuye kabisa. Uraje? Ni karibu sheri. Amakuru y'iminsi. Urarushye? Ndarushye. Ntabwo. Sheri ntukavuge ngo warushye. Hari ahantu. Shagiye rero ntabyo. Uzi kuzamuka kuri uru ruzuba none. Reba ubu ngubu bugiye no kwira. Nyine bugiye kwira ndabibona. Ariko iri zuba nubwo rica abantu intege. Ni izo mbaraga ziba zivuye kugira ngo uzunashe wawe. Sinzi pe. Ntabwo mbyumva kubera ko nananiwe. Ariko hano nta n'umwaka mafite sheri. Reka njye kuzana agatebe unicareho dore ko ntabwo waba ari gukiza ngo uhite uninjira no mu nzu sibyo? Kazana ahubwo nzanira n'amazi. Ntabwo muri iyi minsi mana yanjye nta kiyagagira nta no kunyaka n'ishakoshi basi byibuze ngo agenda aba yinshiriye mu nzu kandi wasanga atanatetse nkaba ngiye kurara mu nzu itarimo ibiryo ntabwo nayiraramo ninsanga nabihari ngatamwe amafaranga ngende mahe nze nteke kuko ntabwo nabura oya ntabwo bibaho. Aheza se ni ahangaha ni hariya hepfo. Sheri nari nkukumbuye ndabona waranabyibushye. So ego kwako nawe urashimira ubusa si ubona yuko nega nanjye ndagukunda si ubona yuko maje mwemera kuza kurana nawe. Uzi ko nemera kubuza akazi karagutwaye karantwaye ubu ngubu kubera amashansi yasigaye yarabaye menshi. Ngenda nera ibipande natiraniro ibintu nk'ibyo. Sheri andi makuru amafaranga yarayabitsa andi makuru ni meza. Papa se ameze gute? Ameze neza. Nigeze kukubwira ngo uzamunyereka ryari ntabwo wigeze umbwira. Nuko nawe urayifuza kukubonesha maze uzaze. Kandi wasanga aramubwiye ko nshobora kuba ncuruza ibintu bikaze utazi ko ndi umufundi. Nese ibyo nyine nabibabwira njyewe bikareka ibyo biba ari ibanga ryanjye nta n'undi muntu ugomba no kubimenya. Ubwo se nk'ubu ngubu ko nayinwererano
hari kandi ufite amafaranga menshi. nese yakoresha iki kuba wamubanye nagiye no ku mashansiyo naye hose si uba wakoze. Reka ibyo ngibyo tuzabiganire sibyo sheri, ndimo kubona wanaruhutse akazuba kanagushize. nta kibazo n'ubu munsi twagenda tukaruhuka. nta kibazo. Sheri rero noneho wamaje kuruhuka Sheri ndebera nk'uyu muhungu koko uhora azana abakobwa hano buri munsi, iminsi yose ndatanga asanga yazanye abakobwa, none ndebera nandaje hanze. Ibi ni ibiki koko? Ariko buretse ntabwo ibi biraza kuvamo, nasohoka nje ndabonana nawe, dore igihe mba nihanganiye abantu cyabona nitonda akagira ngo ni uku nguku bizaho.